ngo katurebe ko Justin koko yagize ute yahindutse urumva rero njye ntabwo na bureminga abantu wenda ngo mvuge ngo nibyo bagomba kwandika pe abandika ngo kiragapfa n'abandika ngo ruhukira mu mahoro kandi babibonye ko ndiho nuvuga ngo ntago bari abantu ahubwo bari kumpa isomo bari kumbwira noneho nakora iki ikirere mbona gihindutse ntabwo izina ryacu ryishwe n'ibintu binini ni utuntu duto urabona Noheli byuka urabagirana araje ati ngiye kurongora Siya sibyo abishyize mu mana aha wenda nanjye nereka abantu ko Asiya bumva ari ikintu kinini cy'ikirangirire nta wamutinyuka mbereka ko ibintu byose bishoboka nawe nohe naguha uzamubenure ako kantu sibyo ubundi iyo usesengurwa n'umwanzi wawe biba bibi kuruta mu bantu rero mufitanye ikibazo ntabwo ndimo pe umuntu wenda numva kandi kumusaba imbabazi kuri kamera atari byo wenda Baraka zamunzanira cyangwa se tunahure n'ahandi abo mama witwa mama Vanessa mu bihe byashize nawe namukoze inkuru nyinshi akibyumva mbabarire biroroha ariko kugira ngo uzahure n'uwo wahemukiye wongere mwiyunge n'urugendo rutoroshye reka dusabe abantu badutakarije icyizere tubabwire ngo nimuze umwana akora amakosa mu rugo rwa se ariko ntacike iwabo kandi mwandike muri komenti mutugire inama njye nafashe decision yo kuvuga ngo nzajya nkora inkuru nshingiye kuri komenti z'abantu bankurikiye izahabu ntiyabanzi zitabanje guca nirwa mu muriro iyo geragezwa agacece kasurwa ngo rubaru reka nizere ko mumeze neza cyane mukomeye mushima Imana natwe turakomeye turashima Uwiteka utameze neza ku mpamvu z'ubuzima zitandukanye kujya bibaho ko rwose tumererwa nabi kubera ko turi mu buzima twambara umubiri agiye gukorwa n'umubiri agiye gukorwa n'ibyo dukenera kugira ngo umubiri n'ubundi ukomeze witwa umubiri cyangwa se ubuzima bukomeze bure ubuzima agiye bitugora wowe intambara zitandukanye kubera isi dutuyemo intambara ariko nanone usanga nyagasani kugira ngo izo ntambara urimo zituma ubuzima butaba ubuzima bibashe kuba zakoroha Imana ibiciye mu nyoroshyo kuri screen zacu kugira ngo murabibona ko turi kumwe na Theogene ntibishaka ariko si we wenyine gusa turi mu rugo kwa Justin mu rugo kwa Pastor Justin kugira ngo maze iminsi mubibona ku mashusho atandukanye ko Justin arembye ameze nabi abantu bamwe mukabyemera abandi mukavuga ngo niyanitwe y'abayutuba njye nagezeyo usanga Justin akomerewe arembye ararwaye impamvu twazanye na Theogene ntibishaka ngira ngo mwagiye mukurikirana ibiganiro by'aba bagabo bombi yaba Theogene yaba Pastor Justin ntabwo bacana abitega kandi bose bagapfa igihugu cy'umutima se ijambo ry'Imana rero bagutunga ubumwe nk'abavuga ubutumwa bavuga ngo ntabwo twese tugabura cyangwa se kugira abantu imvuye Imana imwe babone bishobora na gutya bumve yuko turi kubabarira ibivuye kuri ya Mana tubabwira ati babwire Theogene tuguhaye ikaze kuri kamera zacu twishimiye n'ibindi ikaze abantu bari kwafata tuguhaye ikaze murakoze cyane kutwakira kandi na Justin n'umuryango we bahabwa umugisha kubwo kuduha karibu mu rugo rwabo ni ubwa mbere rero njyewe ngeze muri kino cyerekezo menyereye uyu muhanda w'intara y'Amajyepfo ariko numvaga harya ngo ni numvaga mu Nkoto ariko ntabwo nari mazi rero hano turi abantu badukurikiye kuri Baraka TV Kontoranwa TV kuri Nyako TV Iriba ry'Abera TV ntabwo ari pranka banziho ukuri ngire ngo babizi neza Justin ararwaye kandi ararwaritse ari umuntu w'umugabo w'ibiro 85
wirukankaga ku muryango we ashakisha amaramuko, ariko iyo atatse akemera akarambika baro hasi, akarambika kamera hasi, ararwaye Justin. Abantu badukurikiye bamenye ko Justin arwaye. Rero ntabwo ari puranka, ndi hano guhamiriza ko Justin arwaye. Murakoze. Ntabwo ari puranka, uje guhamiriza abantu ko Justin arwaye. Justin, twishimiye ikaze waduhaye nanone, ariko ntabwo bagiye kumva ijwi ryawe bakomeye. Gira aho ngaho. Umeze neza nta kibazo. Urebye ukurikije uko iminsi igenda iza, nubwo hari ibikomere ariko nda amahoro, ariko kandi umubiri wo ntabwo utegurwa. Umubiri ntutegurwa, nubwo mba ndi muzima cyane. Indwara buriya ikura nijoro, indwara ikura nijoro. Kuma muje aha ngira akanyamuneza nyine nkumva nta kibazo, ariko ni mugenda ndasubira mu gahinda kanjye. Rero ni ukuvuga ngo ukurikije uko byari bimeze mbere n'ubu, hari ukuntu harimo inyoroshyomwo ariko bukeya. Naje gufatwa n'ubundi burwayi butandukanye n'impyiko. Abonye abantu bameze nk'ababyibazaho, bigera ku rwego nituma amaraso, ndirukanka ko abantu bavuga ngo ni amadiyabete, baburamo uburwayi nabwo. Ubwo rero ntegereje Imana, ariko haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro. Kandi muri ubwo burwayi nagiye nkunda gukurikira ibiganiro nibishaka akora, nanjye hakaba hari urumva ari ukuntu umuntu ahanura ikintu. Iyo uri muzima uri kuri social media, hari igihe ugira ngo umuntu ari nko gutwika. Hari ibyo nibishaka yavugaga nkumva nibyo, akaba ari n'ibyo avuga ngo tubari gushaka views nk'abandi, nk'uko babisanzwe twese imihanda ari uko tuyikoreraho. Ariko buriya abantu ntabwo ari ukumushimagiza kuko ahari, ariko buri ushyize mu nyurabwenge ntiwaburamo ibintu bitatu yaba yaravuze kandi biri hari hano hanze aha. Ibyo byose iyo umaze kubifata urabiteranya nk'umuntu ugatekereza, noneho urumva iyo unababaye. Nigeze njya gusenga ibihe byashize ahantu, buriya tujya twigobeka ahantu hagiye hatandukanye. Umuntu aza yari amaze imyaka 10 muri gereza, nsanga aho hantu hari mu buvumo, ahita ahanura. Ntabwo hashize n'amezi 2, ahita ahanura aravuga ngo Imana inyambitse impeta ngo kandi iranyishyingiye. Abanyamwuka bo uhita wumva icyo Imana ivuze, uhita wumva icyo Imana ivuze kuri wowe. Rero iyo uhuye n'uburwayi nka gutya usimburana, uhita utekereza nyine ka kantu karagaruka, umutima kuguhagarara. Mara abantu bavuga ngo sinkiheba, ariko wenda nuko atari bo biriho cyangwa bumvishe iryo jwi. Ariko njye kuko ubwo buhanuzi nabwumvishe, ugahita uteranyaho n'ibya nibishaka, reba imbere yawe tuhabona umusaraba, turabona umusaraba. Ariko hamwe no gusenga, iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga hari abantu benshi bari bupfe, ariko Imana ibongera imyaka yo kubaho. Uhereye no kuri ba Tabita, ba Hezekiya. Ariko nyine iyo uri wenyine ntubura gutekereza ku icyo kintu. Rero ubonye nibishaka ikiganiro akoze ko azaza agasenga akansengera. Buriya social media buriya ushobora kuvuga umuntu atanagusubiza, ariko akaba yabitekereje. Ndi umwe mu bantu nibishaka wamuvuze ko ntamwemera nk'umuhanuzi, ariko ntiyansubiza. Muri ibiganiro byinshi yagiye asubiza benshi, ariko njyewe namuvugaho ntabwo yigeze ansubiza. Nta kiganiro yigeze akora ansubiza. Ariko nakunze kubabwira abantu ni umuhanuzi w'ibinyoma, nta Mana imubamo,
ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ubu uyu munsi wa none ubwabyo kuba yanateye intambwe akaza, ukurikije n'ibibazo mwagiye yego hari benshi niyo yaba akorera cya Ryangombe ntacyubaha, kuko hari benshi babonye amavidewo banampamagara kandi bavuga ko bakunda Justin, cyangwa se tunahurira muri byinshi, cyangwa se tunabana henshi. Ariko nibishaka byibuze guhanura ni kimwe, ariko no gutera intambwe akavuga ngo reka ngere kuri Justin. Burya uhita ubona ko nyamaze aho wita inshuti ntabwo ari bo nshuti, kuko niyo yari kwicara muri Ararume akavuga uti Justin arapfa, ntabwo views yari kugira ute, yari kuzibona. Ariko gutera intambwe akaza akavuga ngo reka nshyireho n'isengesho, ubwabyo hari ukuntu bita binyubakamo, kumva ngabuye n'ibyiringiro. Ntaragera kure rero, nibishaka nawe ni umuntu mukuru, yaba abakunzi be bambabarire ko ugiye mwita umuntu udakorera Imana, mwita umurangi, nta Mana imubamo. Ambabarire, wasanga ari nawe nari nsigaje gusaba imbabazi nkitahira. Ubwo rero nibishaka nawe ambabarire ku bw'ibyo biganiro, kandi yanabaye n'intwari ku bwabyo nagiye mbikora, ariko ntansubize ako kantu nako nyine ukumveho ko gafite imbaraga, gafite imbaraga. nimba ibishaka aba yabona wicaye iruhande rwawe ukamubwira yahabona yahabona byamukundiye ukegera hano imbere gatoya. yego. Ubwo rero ubwabyo ubona habayeho igihe ahura na ba Ezekiyeli na ba Claude, ariko ntitwahuye. Tuvuye kuri Zaburi naho twarahahuriye, wenda ntabwo ndi kuba ko Perezida ari mubi, ariko nawe yari afite inyungu yo kudukoramo akazi pa raporo no kuduhuza, ko ntabwo nigeze nganana nibishaka. Ariko byibuze ubu ngubu umuntu yateye ikirenge akagera iwawe aba ari igisobanuro cy'uko hari ibyo yemeye mbere, bivuga ngo yakubabariye anakubohokaho utaramusaba iki, imbabazi. Umva nibishaka icyo gihe duhura yampaye 5 nitanza kuri kamera ngo mwakose arabumpaye. Wumva rero ntaryumaho ntiyansubiza, nta kiganiro nimucunga, nta biganiro na bimwe nibishaka nigeze akora nsubiza ku byo namuvuzeho njyewe. Rero burya mu kazi habamo amakosa menshi, ariko by'ukuri nibishaka ngusabye imbabazi, kubera yuko ku isi niko biba bimeze. Mbabarire n'Imana yamwishyura imbabarire, kuko burya nkunda guca bugufi cyane, kuko niyo nibishaka yaba akorana n'indi myuka, njye sinshinzwe kumugenzura nk'uko nawe atagenzuye iyanjye, kavuga akanyihorera. Rero burya ubu tubona ko umuntu ari inshuti yawe, bajya gutera intambwe akaza uvuga ngo uko byagenda kose kangere kwa Justin, byibuze wenda mbare n'inkuru nabonye. Ubwo rero Imana imuhe umugisha, ariko by'umwihariko mbabarire. Yego. By'umwihariko ariko tutari kwitaho ngaho, twese tureba kuri kamera, tubona n'abantu, burya mu by'ukuri ubutabazi Imana iduha cyangwa se iby'Imana iduha uko byagenda kose ntabwo tujya duhura nayo imuhereza. Imana igiye kuduha ikoresha abantu. Ibyo Justin, Imana igiye kudutabara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ikoresha abantu. Bivuze iki cyangwa se byaguhaye isomo kuba urwaye mu burwayi bwawe, kamera baragitunga, ni byiza kugira ngo utabaze ukabara muri komera kunyura ahantu bashobora kumupurane ati nawe warwara se kugira ngo ubone. Byaguhaye byasigiye isomo
bigira yuko nyuma y'uburwayi bwawe haje kumeze erega narabivuze ariko reka mvuge iki kintu. Ibyo nabibye mu biganiro byashize nibyo ngomba gusarura. Nta muntu undi burenganye rero, kuko mu biganiro byashize hari ibyo nabibye. Ibyo nabibye rero ni nabyo ngomba gusarura njyewe. Kuko nimba naraje nkavuga ngo dore imbogo ntarwaye agapfa, ngomba gusarura za komenti nanjye z'ibyo namuvugagaho. Nimba naragiye nkora ibiganiro bitari byiza abantu bakamvaho, ahubwo Imana ishimwe ko n'izo komenti bazandika. None Ezekiyeli we ko yagize ibyago akanihambira, ni ukuvuga ngo ibintu tuba twarabibye nyine tuba tugomba kubisarura. Rero ni ukuri pe, abantu naratakaga ntanavuze byinshi bakamfasha, sibyo, bakanantabara. Njyewe abantu ibintu byose navuga mfite, yaba utwo dutebe no kuba ndi hano, ni abantu bagiye bamfasha na kamera, abantu barabizi. Rero ibyo nabibye njye sinicuza burya ziriya komenti, ahubwo birambwira ngo noneho nkore nte, ni iki nakora kugira ngo noneho abantu bongere bagaruke. Imbabazi narazisabye abantu ndabatenguha, nabaze imbabazi maze gusaba nsanga zirenze 10. Uko nabihoraga, ahubwo kuko ubu byarahindutse, ariko urumva nubwo byahindutse biransaba intambwe ndende no gutegereza no kwihanganira abantu, kuko ubu hari abantu baba baravuze ngo katurebe ko Justin koko yagize ute, yahindutse. Urumva rero njye ntabwo nabureminga abantu wenda ngo mvuge ngo nibyo bagomba kwandika pe. Abandika ngo kiragapfa, n'abandika ngo ruhukira mu mahoro, kandi babibonye ko ndiho. Ni ukuvuga ngo ntago bariya abantu ahubwo bari kumpa isomo, bari kumbwira uti noneho nakora iki. Ubwo rero nimbona mvuye ku gisasiro cy'uburwayi, icyo nzakora Imana izakimfashamo. N'ubundi narwaye naratangiye inzira. Ni ukuvuga ngo ahubwo umuntu wese twakagombye kuvuga ngo nturebe izi komenti ziba zivuga ngo guma murimo, turi mu biganiro bitari byiza, ni ababuze uko bagira bariyakira. Ariko buryo duhuye n'akaga nibwo ubibona. Uzabibona bamwe bafunzwe, ubone bamwe n'undi bagizemo ibyago. Kagero ka Ezekiyeli nari nguhaye urakumvishije. Rero ni ukuvuga ngo ibyo twabibye aba ari ibyo, ntitukabeshye. Burya ushobora kurebwa n'ibihumbi 100 ariko iyo ugeze mu kaga cyangwa mu byiza nibwo umenye urubuto wateye uko rumeze. nawe gukora ikiganiro kikarebwa n'ibihumbi 200 wagira ibyago ukeneye abantu 200 ukuramo abantu. Ni ukuri pe, ntabwo najya ngo nkubeshye. Uretse umuntu umwe, ni famiye imwe iri hanze ahantu ntazi, Kode yarampamagaye arambwira uti katugufashe ujye kwa muganga. Undi ni umuntu uhuye wampaye 5. Urumva undi nanu hari imiti ntaragura. Undi ni ntuzi isaha yawe yampamagaye mu gitondo, arambwira uti sinari nzi ko warwaye, uti nari nzi ko ari ibya YouTube. Nkumva ibihumbi 10. Ni ukuvuga ngo ariko nkubwire ngo izi nkoni ndi gukubitwa ni nzihanganira kuko ninjye waziciriye. Ntawe ndenganya pe, abantu badukurikiye ntabwo ndenganya. Iyo nza kwitwara neza, muba mwese muri hano, hari ukuntu muba muri kumvuza, ariko ngomba kwihanganira ko nitwaye nabi. Hanyuma ahubwo iri shuri rikanyigisha, ndamutse mbaye muzima, rikanyigisha se niyihe nkuru nasiga imusozi ndamutse mpfuye. N'ubu ni byiza bavuga uti yari yihariye, ariko ninkomeze ndeke guhindukagurika no gutenguha abantu. Ibyo nibyo wenda nakubwira. Kandi ibyo binsigiye nawe urabibona. Nateye indimu nizo nasaruye.
ntabwo ari amaronji nasaruye. Uzi kuba uri kukuka kanyuma cyangwa imisonga yaguteye, uba usingireba komenti kugira ngo ntahahamuka. Reka reka sikenshyiraho ndeba iwanjye kugira ngo wanditse nabi nyisibe. Ariko sinajya kwa Baraka ngo ngiye kureba ibyo banditse shwi ntihampamukire. Ushobora kujyayo ugahahamuka. Urumva hari uwavuze ngo ararwaye ngo kajogi bitansiba vuba vuba, numva ndazijuze. Urumva wanditse ko mutavuga ivuriro, uriya ntago amapirive yemera kutangaza izina ryayo. Ndetse n'ubwo nuko nari nabinginze ndababwira uti njye mba kuri YouTube, mumfashe wenda ari igihe nabona nungurira inshinge ebyiri, mumfashe rwose pe, abanyamakuru mbahamagare baze bankorera inkuru y'ubuvugizi. Nuko byagenze. Hari baravuga ntihagire icyangombwa mwerekana, ntihagire ibiki, ntidukeneye kubwo kurinda umutekano w'iryo vuriro, aba ari uburenganzira bwabo. Nuko baravuga uti nuko ari weho Justin, ariko nyine barabikora, nisaruriramo ibitutsi. Narasaruye nawe uti nawe mbimenya simbishireho, ariko bimpa icyo nakora. Theogene rero nkunda kubwira abantu ngo umuntu ni iki, umuntu ni nde. Umuntu ntabwo ari uyu ugaragara, umuntu ni uwo dutunzemo imbere. Njyewe mu buzima bwanjye ngira urukundo rungiraho ingaruka. Justin ni umuntu nakunze nkimubona kuri platform ya YouTube, nkimubona bwa mbere. Ni umuntu nakunze, noneho nifuza mu mutima wanjye no kumenyana nawe. Noneho ntago njyewe naje kuri kamera, ntago nari nzi ibyo ari byo. Numvaga nyine niba Imana igutumye nyine iragutumye. Noneho ukajya kumva ngo prank, noneho ukibaza prank ni iki. Rimwe rero nzicare numva abantu bari gupanga ibintu bagiye kuvuga. Mbaza umuntu none se abantu babanza gupanga ibyo bavuga cyangwa bazanye n'ibyo bagiye kuvuga? Ubwo rero namenye prank icyo ari cyo. Hanyuma rero ntabwo byanyoroheye, ntabwo turi bubijyemo birebire. Wenda njye ntabwo Justin mwanga, kandi nawe ntekereza ko icyatumye bampagurukira nari mbazaniye ubutumwa buremereye. Nk'ibi byose muriho mubona, ibi byose impamvu turi hano, buriya Imana igukundira gucyaha kandi ikagukebura, niko iteye. Rero bo Imana intumyeho kugira ngo bumve ko bibareba, bati vuga uvuye aho kavuna umuheto, ibintu nk'ibyo, umuriro uraka, turinda ubwo tugera mu manza. Ari nayo mpamvu ejo bundi hajemwo ikibazo cy'iyerekwa ry'ibi. Ariko ndavuga ngo nindamuka nongeye kubivuga, kubera ko urubanza ruracyarimo, reka mbinyuze ku ruhande. Ntabwo ndi buvuge izina rye, nivugire gutyo uko ngo nyirabyo arabyumva. Rero Justin ntabwo mwanga, uretse ko nta n'umuntu njyewe nanga. Ubundi nibwo rero naje kumenya akantu, umuntu arambwira ati kamera yawe yagambaniwe na bari abagabo mwagiranye ibibazo. Rero ntabwo nkorana n'amabwire, ikintu ntahagazeho ntafitiye ibihamya ntabwo njya nkivuga. Ndavuga nti niba ari bo niba atari nabo nibajyane, Imana izampinde.
urumva ni ya contest yo kugira ngo banci intege bankubite hasi nsubire hasi, ariko Imana igenda itanga ubwenge. Wabonye ko nsigaye mfatisha ibiganiro telefone. Ko nta muntu nanga, ndaziritse. So rero impamvu ndi hano nyamukuru yatumye nza kureba Justin ndagira ngo mumenyeshe ko mubanza afite no mu bazabamo ntago ndimo. Na nimugoroba na mukanya mbere yuko nza perezida wabo yampamagaye arambwira ati ariko ashaka ko dukora ikiganiro kiki, kandi ubwo we aguhamagara yakurekodinze, aho njye uwo mwanya sinjya mubona. Goya ubwo ni ibyo byarangiye. Arambwira ati ubundi ibi bintu byo kujyana amakamera kwa muganga izi puranka, nibwo nahise ntinya. Ndavuga se umuyobozi w'Igobe niba ataye bagenzi be mu nama akaba atemera ko mugenzi wabo yarwaye, ibyo mbabarira mugabo, akaba yarwaye ntiyemere ko yarwaye, ubundi aba bo babana bati. Rero njye impamvu ndaha ndi hano kuganira na Justin, mu by'ukuri iyo nongera guhanura ngo Justin arapfuye kandi ubundi aricyo naregewe, ati iterabwoba nibishaka yongeye kungaruraho iterabwoba, nyamara byajyaga kuba ibindi. Ariko Imana mu bwenge mbihanura mu bundi buryo. Turi hano rero gusengera Justin, ntabwo turi hano gusubira mu mateka yaturanze, turi hano gusengera Justin. Icyo Imana ishaka kuri Justin nta kindi, kumusarura cyangwa kumucyura, n'ubundi twese tuzapfa. Ariko nanone ndi mu mwuka wo kuvuga ngo ubuzima burahari. Ariko iki kiboko avuze amagambo akomeye, agati njyewe nahinze indimu ngomba kuzihanganira nkazirya. Ariko Justin ndi hano kukubwira ngo haracyari ibyiringiro by'ubuzima. Amen. Ibyiringiro by'ubuzima birahari. Ahubwo Imana irashaka iki? Igushaka iki? Reka mbabwize ukuri, ikintu Imana ishaka uwo yasize ntago igitsure cyayo kijya kimuvaho. Burya n'amano yayakuraho, burya n'amenyo yayavanamo. Umuntu Imana ifuhira rero. Njye nigeze nkora ikiganiro, niba mubyuka simbizi, ndavuga nti nyamara uyu mugabo Justin Imana iramukunda, ariko ikigarabamo ntago kimwemerera kumenya ko Imana imukunda. Urakoze. Twese twabaye aba YouTuber, ndatekereza iyo channel y'umuntu itarebwa akoresha uko ashoboye akihiringa inkuru z'ibinyoma zidafite umutwe n'icyerekezo ngo zirebwe. Aho ni ku nyungu ya YouTube, ariko si ku nyungu y'Imana. Rero bara ndi hano gusengana na Justin, ni njye Imana yabinyujijemo. Wenda sinabihanura ngo mbyerure ko ari we, ariko ikiganiro twakoze ejo narababwiye nti ni ukuri niwe Imana yanyeretse. None rero mureke dutabaguze twirukanke dutabaze. Rero ndi hano kuvuga ngo ijuru riracyamufite mu biganza, kandi njyewe narose Justin yakize. Narose Justin yakize, ariko muri uko gukira aza kugongana n'umuntu wamuhamagaye ngo amugurire inkoko n'ikirayi, ariko yari yapanze kumuroga. Rero mwaba YouTuber mwe nanjye ndimo, ni ukuri mukwiye kumenya abantu mugendana. Nese ubu Justin urahakana ko nta bibyimba ufite? Njye ndahita nsohoka, niba mbeshya ndahita nta. Uretse n'impyiko harimo n'ibibyimba. Neze ibi bibyimba byazanywe n'iki? Rero icyo nzi cyo ni kimwe, abantu tumenyeranye barabizi, ntago njya nkina amapuranka. Justin ararwaye,
kandi Imana imukize. Amen. ararwaye kandi Imukize. abantu bakurikira YouTube abayikoresha umwihariko abayituba za mesaje ziva mu biganiro bya bifuza cyangwa se wabwira umuntu ukoresha gukora ingendo zigira Jewe nkanjye ntago ndi bubwire ukurikira YouTube kanivuge njyewe, biragayitse, birasebeketse, birasuzuguritse aho umuntu yandika ngo ese nawe wajya wabona, bivuze ngo uwo babwiye ngo ese wajya wabona ni ikimenyetso cy'uko bamurambiwe. Akamura kumvise se ubwo deni ese nawe ugeze ku rwego rwo gutabaza, nawe wajya watabaza. Nuko hari uwatabaje ntibamuha umwanya ngo bamukorere ubuvugizi nk'utabaza, ahubwo bamupfuka umunwa. Gutabaza kwe barakumukubitisha. Uribuka ndwaye ibibyimba bara umuntu yabinteje, uziko reka iki kintu nyivuge Justin utarukize ukimenye. Njyewe umuntu yanteje ibibyimba, YouTube mugenzi wawe, hari izina rye mvuze, amaze kunteza ibibyimba uzi ikintu nari nzize kumwima ikiganiro, kandi ikiganiro numvaga ntari njyewe ntago wankoresha ibyo ushaka. Ndarahira Imana isumba byose, umuntu yaravuze ngo nibishaka Theogene na Pastor Mutesi bagira indahiro ziremereye. Aka kanya mbura imfura n'umuhererezi n'ibiki kintu ngihimbye. Sarongo yarampamagaye mu Bugesera, arambwira ngo ni umuntu wampaye nimero yawe, wumve, ambwira ko urwaye, nge nzakuvura uzanyishyura, warakize. Narakubise igitwenge muri salo ndaseka, ndavuga ngo ngeze ku rwego rwo guhamagarwa na Sarongo musanga i Nyamata mu Bugesera amvure. Niho namenyeye ko umuntu aguteza indwara akakurangira na muganga. Abantu bari mu kazi hano, mwitonde cyane, abantu bari mu kazi. Naremeye ndasenga. Uribuka iyo nkuru? Sumwibuka? Ezekiel ati ari nibishaka natisiye ukwiriye ubufasha ninde se utabukwiriye mu rwe ruhande? Ntawe. Uyu munsi turi ruhande rwa Justin, ariko Justin ntago ari muri sonde, Justin ntago ari muri bombone. Tugiye rero Kacyiru cyangwa Faisal cyangwa ahandi hantu, hari uwo twabona noneho twajugunya Justin ahubwo akaba ariwe dutabariza. Ariko turi hano ku kibazo cya Justin mu rwe ruhande. Niyo mpamvu rero ziriya komenti zigisha uko uyu muntu afashwe muri sosiyete. Ni komenti zikwereka ko abantu baguhaze, abantu bakurambiwe. Uranjya gufata decision yo kuva muri ziriya nkuru ngo runaka ngo ibi nibi yererere ngafata uriya mwanzuro. Naricaye one day nsanga ndi Nyakama, sibyo? Ndavuga ngo niba nkurikiranwa n'abantu 11,000 ku iriba ry'Abera TV, sibyo? Uyu mwanya munyumve, abantu 11,000 bankurikirana, nta n'umwe twiganye urimo, nta n'uwo twaragiranye, yewe n'uwo twasenganye ntabwo abona ibyo akwiriye kubona. Muri kurangara kandi ibyo bintu simbikunda. Ndavuga ngo n'abaforowensa banjye uwo ndi we babifitemo 80%. Niba YouTube impembe ibyo 70,000 nkabiha nyirinzu, sibyo? Ese koko bivahe? Biva kuri aba bantu 11,000 bandebye mberera izihe mbuto? Kwigaya mu byo nkora mberera izihe mbuto? Icyatumye bankunda ryari ijambo ry'Imana, ntago bwari ubusesenguzi. Icyatumye bankunda ni ubuhanuzi, ntabwo ari ukubara inkuru z'abavanyemo amara n'ibice bimwe by'umubiri.
icyatumye bankurikirana nuko babonaga ibyo mbabwira bikenewe. None se uyu munsi ndinde kuri bo, ntangira kubona ko nabaye ikibazo, umutima utangira kunshira iki urubanza. Ndibaza se niba nta mama ngira i Kigali, nta nshuti mpafite, nta n'umwe ushobora kuvuga ati mwana wa mama waramutse ute, umeze ute, ubayeho ute, ese inzira ishyuye, ese bimeze bite, kugera ku rwego kamera yanjye igiye byarankomerekeje, mfata imyanzuro yo kuvuga ngo noneho ubu ndarangiye, reka ngurishe mashini nayiboneye umukiriya, ijwi riransanga rirambwira ngo hoya iyo mashini yireke, uza aho wayikuye. Nibuka ko ari umuntu wanjyanye muri New Species mu mujyi, arayingurira yishura ibihumbi bye 400. Nyamara 400 byarimo boutique, ariko nari mfite icyifuzo cya mashini. Ndavuga se uyu muntu wanguriye mashini nari nahiriye inka ye, n'injerekani y'amazi nari natuye, nari nakoropya haba se, none se yancaga iki? Ahubwo byanze bikunze wasanga hari umurongo nabwirije agafashwa. Arambwira ngo nibisha iyi mashini nyiguze kubera ijambo wabwirije ryabeye domu n'abamo wabo, uburyo Imana izabakubita igikweto mu mutwe. Iryo jambo nahamagawe n'abantu benshi cyane. Ndavuga ni byanze bikunze hari abantu nakomerekeje. Fata umwanzuro wo gusohoka muri ziriya nkuru. Wabonye ko hori nimugoroba twari turwaye umugani, niba uzi neza ko ari amatiku, please ubyigumane. Rero Justin ni umwe mu bayutuba bagize igikundiro, ariko dayimoni amutega bagenzi be, satani amutega abo bakorana, bakicara akavuga ati subu turakora iki noneho ko cano zasinzira, yireka isinzire, iri mu gihe cyo gusinzira. Ariko niba ari mu gihe cyo kurebwa, wabonye umuntu waje akora ikiganiro ngo nibishaka bamuce mu gihugu, ngo yatatse ngo umuvugizi wa ADEPR. Bihangane turi kuganira kugira ngo twibukiranye Justin amenye Imana imushaka he, nahagararaho Imana imushaka, Imana izakora ibyo Justin ashaka. Ariko Justin nahagarara aho ashaka, Imana nayo izahagarara aho ishaka. Niba we n'Imana badahuza, kandi Imana mu gihe imukeneye izajya ihora iteka imukubita ibiboko bigize gute, biremereye. Urumva umuntu araza ati reka dupange turi batatu tuvuge ko iyi kamera ari ya runaka. Uzi icyo nabakoreye? Nabandikiye urupapuro ruvuga ngo mwe munyandikire ko kamera muyibonye. Urumva icyo kintu bara ni izindi mbaraga z'umutima, utagira ngo ni ibintu umuntu wese atoragura hamwe. Rero Justin reka mbwize ukuri, buriya buhanuzi wabonye nahanuye ejo bundi, ndumva nta n'icyumweru kirashira, ni wowe pe, yari wowe. Ariko kubera kwa kundi muvuga muti nibishaka yongeye gutera ubwoba, nibishaka yongeye kumpabura, nibishaka yongeye kumpagurukira, urabizi ko urubanza rukirimo, ngire ngo tuzaburana mu kwa gatanu kuri Rekenze 2016, ndumva ariho barushize niba ntibeshye, n'uyu mwaka. Urumva rero niba urubanza rukirimo, harabura iminsi turacyaburana. Urumva niba urubanza rukirimo, nkagaruka nti Justin turapfuye, akongera akohereza muri system cyitwa isubira cyane. Rero nta mutima mubi pe, niyo mpamvu rero ndi hano. Yego. Wagarutse kuri byinshi dukurikiye kandi bazi byinshi. Hari nanone ibintu bijya bibaza kugira ngo wenda kubana n'ibisubizo byatwara byinshi. Kuki Imana iguha icyo kibazo si wowe wa mbere nturi n'uwa nyuma, kandi nta naho bizajya. Bara Imana ikubita siko kugira ngo nyoko atinye. Iyo Imana ikubise nyoko, ibugira ngo umwana wa nyoko arebereho. Uyu munsi se wagize ngo tubihazana kugira ngo tumenyekane? Niko wibwira, niko abantu benshi bibwira, ariko ntabwo ariko biri. Imana ibishaka kugira ngo yavugira kuri YouTube, kandi buriya YouTube ntimuzayisuzugure, ni umuyoboro mugari, ni wo murongo woroshye wo gutangiraho ubutumwa kugira ngo abari kure n'abari hafi
bumve. ariko umuntu uri kure ubuhanzi bw'uko yitwera nta bishaka kiba cyangwa agiye gupfa uri kure afite ibintu Ubu se nkubwire umuntu nasengeye kuri telefone uri muri Australia, Imana yahise iha impanga kubera iki se ari kuri telefone, kuki aturiye indege ngo aze i Kigali? Ubwo YouTube muzubahe, twe dukosora ibyo dukora. Ikibazo si YouTube, ikibazo ni twe tuzikoreraho. Rero mureke dutange ibintu bizima isi ikeneye, abantu bageze gute bakeneye. Tangaza inkuru yabaye ya nyayo, utangaza iby'Imana ikubwiye nk'uko yabikubwiye. Kandi niba urugero, niba naraje nkavuga ngo hari umu YouTube ugiye gufungwa, wenda ibyo ni ibindi, sibyo? Hari umu YouTube ugiye gupfa, hari umunyamakuru wa RBA ufite experience muri ibi n'ibi, byanze bikunze umuntu washidikanya ko Imana ivugira kuri YouTube aravuga ati nshingiye ko Imana iki kintu yari yakivuze nkaba nkibonesheje amaso, birashoboka koko nubwo ndi Burayi, sibyo? Kuri YouTube iwacu mu Rwanda hari abahanuzi. Ikibazo ni twe, ibyo tuhavugira, ibyo tuhakorera, ntabwo ikibazo ari YouTube. hanyuma jise hari abantu bagenda n'abagarukaho ariko kwitanga n'umugende bavuye bashaka mbese umusaruro wabo barangije yampaye igitenge kuva najya kwa mutesi sinumva ndangije amafaranga kijya mu biganza byanjye byinshi cyane n'ubu burwayi ejo harimo n'abantu bandika bavuga bati se kuko niba yabaye ari byo umutesi umuteye ubwo burwayi. Hari abantu bihaje icyo kintu n'ubu uracyamya ko kujya kwa mutesi byateye Imana. Pastor Mutesi nta kibazo mfitanye nawe, ibyo bintu twarabirangije. Ndetse yandika na comment yagira neza mu kuri nyakoko, ibyo bintu byarangiye. Rero ntaho bihurira na Mutesi. Mutesi ari mu kwa buki, yanatangaje ko yatangiye akazi. Nta kibazo mbese mfitanye na Pastor Mutesi, habe na kimwe, kandi ndatekereza ko nta n'icyo nzongera kugirana nawe. Nabisabye imbabazi, ibyo byose navuze ndanabisobanura mbere y'uko ndwara. Yagiye mbese Dubai, iyo message yarayanditse. Ubwo rero ababihuza n'ibyo, tuberega yapfuye aho hajeho gusebanya, dufata ibintu turabimodefiya. Ariko by'ukuri mbese Mutesi nimba asenga, wumva ni nk'uko kwa nibishaka. Mbese sinavuze ngo bitanu yampaye byarahambiye. Umuntu afite amata kirango ntabyo atavuga. Hari ibiganiro nagiye nkora ameze nk'uwiyahura. Ibyo rero nibyo nkubwira nahinze uyu munsi ntakuza kubisarura. N'uvuga ngo ariko dukwiye kwiga, aribyo nibishaka yavugaga, tugakora ibintu byiza, kuko ubona ko kuba uwanyanasiya tumubonye amasi ibirenge, kandi urumva byari nabyashariwe. Nta n'umugabo yagiraga wenda ngo amuciye, ariko tubivuze ukwezi. Urumva haburamo ikosa turi buze kugonganiramo Nasiya, ntabwo ryabura. Ubwabyo kuba twabibonye ko yamasije ibirenge uriya wari umusheri we, byari bigaragaye. Ariko tubivuga icyumweru kimwe, tubivuga bibiri, tubivuga bitatu, kandi mu gitondo buri gihe umuntu ufunguye YouTube akabona ukuri nyako. Justin niwe wari uri muri byo. Hari akantu mukunda ngo andi makuru mutamenye. Ngo aya makuru ngo uyu muntu, ngo nta wundi muntu wari uzi ibi bintu ngo atari njye. Muransetsa noneho ukajya kubona ngo uwihishe inyuma y'ibi byose ngo yamenyekanye. Rero ugasanga ibyo byose ni bya bindi tugenda nk'uwanya na se yashobora kureba iki kiganiro ahubwo tuwajya kwa Justin. Ariko kuko nateye indimi ivuga ngo
Mutesi ibyampaye byanteye umwakuna nibishaka ahita avuga uti yavuga uti nanjye ejo mu gitondo azavuga ko noneho njye namumagiye burundu urumva ubu Mutesi ashobora no kuvuga uti ariko se wasura Jesse avuga uti se umuntu nambitse umugore we akavuga ngo namuhaye umusazi noneho ubu nimba yo ari buvuga iki nyine ukumva nyine bya bintu byose nitwe izo nzira twagiye tugira gute tuzifunga rero abantu b'Imana ntawe ndenganya pe uw'Imana izanyuzamo izamunyuzemo ariko nuzanuka sinzamurenganya nangije byinshi mfunga imiyoboro yanjye myinshi abantu Asiya nta kibazo mfitanye nawe ni urugero naguhaga ko icyo nakoze kuri Mutesi gishobora kurimita n'undi akavuga utubuse Mutesi yari yatanze igitenge cy'I5 wenda ngiye kujyana umuceri wa 30 ejo Jesse azavuga ko nayo nawushyizemo amabuye ntigeze muha umuceri kwa kuna atumva amabuye yumva amabuye ubwo muzi umuceri nahawe na Robert uti niba byari ibiro 25 harimo 3 by'amabuye 7 byari amabuye ubwabyo kwicara tukawutora byari ikibazo urumva rero abantu rwose twarabangije mu bwonko bava ku niyo mpamvu n'abadiaspora byabo ukavuga ati niba babasebya babana twe turi kure yabo bizagenda bite rega nyine buri muntu wese agira feva yiwe yikubeshya Justin Baraka yabakubeshya Baraka ntabwo bajya bamuretse umuntu uzamutwerera ku bukwe amaze imyaka 3 bimubwiye numva ati nukora ubukwe nzagutwerera iki n'iki n'amafaranga amubwiye ndayazi ngaho muzi byinshi rero ariko si tukarenganya abantu tujya tubwiza abantu twahinduye imitima y'abantu Justin abantu hari n'umuntu ubona notification yo muri myaka iseseme ikamwica urumva rero nuvuga ngo icyena twashyizemo cyangwa uwo mwobo twacukuye nijye uri gutunda itaka njyenyine musiba kandi itaka hoho zari zararitwaye uzi umwobo wa 20 metero kuzatunda itaka ku ruhande nkajya kuwusiba ikibazo gikomeye cyane rero nuvuga ngo abumva nuko dusaba imbabazi nabwo hari abo bikomeretse urumva rero ni ukuvuga ngo amahirwe aba ahari ni uko nkihumeka banigereye kuri nibishaka nawe akatura ko imbabazi azimpaye mba narageze kuri Mutesi no kwasi bakabyatura ariko ibyo twakoze dukwiyegereza ntidukwiye imbabazi abyumva ibyo bintu bango rero ahubwo nuko Imana yagiye tugirira neza ugasanga nyine hari n'inkuru nibuka nakoze nuko impemburo itakibaho ni bwabyo nabyo ni ikibazo hari inkuru ukora uri umu YouTube wenda abinfluencer benshi wenda sinzi ko batenkanye nawe ubwawe isoni zikakwica zo kuyireba nawe ubwawe weho wayikoze oya ibyo byo nanone aha nabisubiramo nubwo iyo yo nanjye narayikoze iyo nakongera nkanayikora nanjye nayikora njye icyo mbona cyo ni kimwe ntabwo cyari cyo gihe birashoboka ko bamukomerekeje birashoboka ko rwose bamuvuze nabi ariko ntabwo mbona cyari cyo gihe yo kubakira iwe mu rugo rwe niyo mpamvu nabivuze n'ubu nabisubiramo ntabwo cyari cyo gihe cyo kwakira bariya bagabo kuko nimba Steven yaragiye avuga ngo hari ibyo atararekura n'ubundi nibabirekura ntibazajya kuri Asiya bazavuga kuri izo nkuru usanga rero yavomeye mu rutete ni ukuvuga ngo usanga umutima we urongera urakomeretse nyine birashoboka ariko kubyiyumvisha byari vuba ariko reka nkubwire Baraka hano suje ukankoresha ikiganiro kimwe
ariko se abantu bagiye mu rugo rw'umuntu bakoze ibiganiro bine ahari kandi bari bajyanywe n'imbabazi bakozeyo bine, ntabwo rero bari bagiye kumboza. Wari uhari, hari icyo wayoboye, hari icyo Claude yayoboye, hari n'icyo mwabukoreye ku cyapa, maze bari bagize Imana bakinguriwe bagezeyo. kuvuga ngo ngewe icyo ziriya bodaboda mwaziranguye. icyo nabwira abantu, ntabwo Asiya nyine nicyo uko navuzeho gato yarihuse. Bariya ni abagabo b'Imana, ni abantu nyine Imana ikunda, ariko yihuse kubakira. N'umuntu wese ntabwo yari yiteze ko, kandi hari na benshi twabihuza iyo kibagiyemo uko byagenze, ntabwo sinabyiyumvishije. Rero ni nacyo kintu abantu burya batwangira. Ejo havumbutse indi nkuru ya Siya, bwarakeye Claude aravuga ngo ngewe ngo ndi mutarirarana. Uri kumva nimba ari mutari, ako twagiye twihimba n'ibizina byatumye abantu batuvuga. Naraje navuga ngo ndi igicu, ngo ndihinduriza twita amazina, turi abapasiteri wawe. Biteye isoni n'aho Imana yadukubise gahoro. hanyuma n'ibishaka umwuka rero uhari wo kumva ko ugiye gukora inkuru by'umwihariko ukayikora ku mukozi w'Imana mugenzi wawe, ubundi byakabaye byiza unasanga wabaye ku mukozi w'Imana mugenzi wawe, kuko tumusigaye ibyo ni ukubeshya uzi no kure, ugahita ubahindura abasazi kugira ngo urinde ibyaje nta ry'Imana. Iyo umukozi w'Imana yatutswe imbaraga itwaye abantu yahembuye, ni ukuvuga ngo iyo mbere igakomeye, siko bimeze. ega bara ibintu byose byicwa na nduwo ndiwe, sinteze gutezuka kuwo ndiwe. Nicyo kintu nk'ubu nureba, ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko nibishaka Theogene kuba naje gusengera Justin, ntago ndi Mesiya wicaye hano, ntago ndi marayika ndi hano, ndi umuntu. Ariko kutininira ngo usubire inyuma urebe ibyo wangije bitera ibindi bintu. Uzi ko nka buriya wenda tunagana no ku musozo kubera ikirere mbona gihindutse, ntabwo izina ryacu ryishwe n'ibintu binini, ni utuntu duto. Urabona Noheli byuka urabagirana araje ati ngiye kurongora Siya, sibyo? Abishyize mu Mana. Aha, wenda nanjye nereka abantu ko Asiya bumva ari ikintu kinini cy'ikirangirire nta wamutinyuka, mbereka ko ibintu byose bishoboka. Nawe Nohe naguha uzamubenure ako kantu, sibyo? Ubundi iyo usesengurwa n'umwanzi wawe biba bibi kuruta ko wasesengurwa n'umukunzi wawe. Umukunzi wawe aragusesengura akakugorora, ariko umwanzi wawe akekeramwo n'ibitari ngombwa. Kandi abantu bumva inkuru za YouTube bumva nabi, abenshi nabumva nabi. Mu by'ukuri abantu bose bavuga ati nibishaka yanga Asiya kuri uru rwego. None se Asiya asunitse abana kangahe? Si umugore se? None se aho umutwe w'umwana umwe unyuze, wa kabiri, wa gatatu hasigara ikizi? Ariko abantu bakabyumva mu buryo butandamye. Uzi ko byankururiye icyangiro na bugingo n'ubu izo comment bakizandika. Ni bande? Ni ba Justin duhurira ku kibuga, niba abakozi b'Imana b'imipfubwe, ikinyarwanda cyanjye mujye mukihanganira, ni ba bandi b'inkono itagishya. Hari umuntu ukubwira ngo Justin ngo ndakubabariye, ariko akaguha imbabazi za hano, nyamara mu mutima we ntazirimo. Umuntu wese uzahora akwibutsa igicumuro cyawe ni ikimenyetso cy'uko atakubabariye bivuye ku mutima. Ni ukuri ntabwo ndi umwanzi wa Siya, uretse ko ngenda namusabye audience aranayinyima, musaba guhura nawe arabyanga, ndamwihorera buriya nanjye impano yo guhendahenda ntabwo nyigira. Ntabwo rero Asiya ntabwo ari umugore ubu se uziyararanye nande, ubu se uzafitanye nande gahunda. Rero niyo mpamvu umuntu ku giti cye navuga ati nyamara uyu muntu yego bamututse ariko njye ndiyizi, sibyo? Uretse se ko twamukavarinze, sibyo?
tugahitamo uwo twubaka tugahitamo n'uwo twataka, wamasa amaguru ukamasa uruti rw'umugongo ukamasa ibitugu, hanyuma se nk'umuntu uvuye muri Amerika ukeneye kuruhuka k'umuntu w'umugabo se wateze indege ni uku, ibyo wenda byaba bijemo ibindi. Niyo mpamvu rero ntawera nk'Uwiteka. Aka kanya ribe ije gufata n'ibishaka toje, ntago nakibaza ngo ije kumfatira iki. Ibyo nkora bigize ibyaha, biba birimo ibyaha. Ubu ndi umuntu utazi aho naba nasitaye naho nabigarurira. Rero icyo Imana dushakaho ni iki ngiki, niba uhaye umuntu imbabazi zitange, uzitanze bikuvuyemo. rero umuntu usenya abakozi b'Imana akibuka nawe sindi mugusige wabakoze byashaka umutesi n'umurangi n'umukozi wese kimwe cyose. Ariko wenda nawe udatandikira ukajya hirya y'ibyatuzanye. Niba ufashe umugabo ukamujyana Uganda hano mu nkore, erega nyina ibintu ntagazeho ntabwo nyambivuga, kandi turi hano kusengera umurwayi, ntabwo turi hano kugarura akaboze. None erega nyine Justin tubwiye neza avuga ati ikinogo nacukuye ndi kurwana no gusubizamo itaka kugira ngo cyuzuye, kandi hoho yararipakiye yararijyanye. Rero ibyanze bikunze nubona abantu bahagurukiye Theogene kumuvuga, reba impamvu nabihaye nabahaye umurongo, ndeka rero bavuge. Nawe barakubaje batuye umugabo wa kabiri ari hiye kutamwereka, kandi abantu baza aho ari. Isi yabaye umudugudu, hajemo social media. Rero commentaire ihita ziterwa umuntu muvuga nge mbana nawe hano, ahubwo dore nimero yanjye unyandikire gutya uze nkwereke uko ibintu bimeze. Nta bintu bikiyoberana, nta bintu bikiyobekana, sibyo? Rero turi hano gusengera Justin, kandi we impamvu yayumvise, icyo Imana imushakaho yacyumvise. Aya mazina rero reka nguhe ibyawe, ubundi nisubirire i Kigali, ubundi Justin mwana wa mama. Ayiwe ukuntu ibintu bimeze, aya mazina yanyu nayo ubwayo azabakwegera. Hano turi kumwe na Reverend Pastor Justin. Imana ikeneye mu murongo w'izo nshinga, iki kintu ndashaka kucyumva neza. Justin usimbutse urupfu inshuro zirenze 4. Ibyo nibuka, ndibuka uvuga ngo nibishaka niba ari umukozi w'Imana, ari Imana akorera, Imana incakaguru n'iki n'akaboko, ibyo byari bigiye. Rero dayimoni iyo agusuye akampanganisha nawe, niho Imana ikora ikintu kitari gikenewe. Theogene ntabwo mpanganye nawe, kuko Imana si yanjye njyenyine, kandi Imana si yawe wenyine. Igituma Imana ikora ibyo tutayisabye ni uguca bugufi. Aya matitire, ibi biganza muba mwararambitsweho, izi nshingano muba mwarinjiyemo 99%, aho niho Imana ibidukeneye. Nibishaka ndi umuvugabutumwa, uyu ni Reverend Pastor. Ukumva umuvugabutumwa yubahutse Reverend Pastor. Reverend Pastor aho kumenya ko ari mukuru, ari umubyeyi, yatatse umwana byaye mu mwuka. Urumva abo bazimu? Ntabwo rero Imana ikubita umuvugabutumwa wubahutse mukuru we ngo isige umubyeyi wasuzuguye umwana, ntabwo bikunda. So rero turi hano kugira ngo dusenge tujye mu bindi. Justin we niwe uyoboye wenda umurongo, ashobora kuvuga ati hari umuntu nibutse nababaje, hari icyo numva nari naribagiwe, nari naranatinye kuvuga, ariko kuko isi iri kunyerera twaguha umwanya Justin. Ntabwo ubundi nkwiriye kukwatuza kuko singana nawe, umwuka wera we akurondore, hanyuma niturangiza dusenge. Ubundi tubwire abantu badukurikiranye, umuhanuzi naguhanurira urubyaro, uwo muhanuzi ntuzamurekure utarabyara. Umuhanuzi naguhanurira urupfu uzamuhamagare, niwe uzaba munyumvisha mwabahungu, niwe uzaba ufite umurongo w'intsinzi yaho byaturuka.
umuhanuzi naguhanurira inzu ntazagucike utarabona iyo nzu. Amakosa dukora ni ukujugunya umuntu ibyo yaguhanuriye bitaragira gute, bitarasohora. Nk'ubu hari ikiboko Imana igiye gukubita Pastor Mutesi, dore mbivugiye aha, bivugiye muri uru rugo. Si ukumwibasira, hari ikiboko kala komide fomisiri difo enebrai sinima, hari ikiboko gikomeye Imana igiye gukubita uyu mugore. Iramuziza ibintu bibiri: umwuka w'ubwishongozi, kwiyumva, kudaca bugufi. Icya kabiri, Ferdinand aratashye asohotse muri uru rugo. Mute abantu baze kunyihanganira aho bidufatiye naho tubitangira. Imana ivuganye na Pastor Mutesi ngo uyu yari umushitsi wo kumwereka ko ibyo yavuganye nawe yabikora. Yari wo kumumara imbeho igihe gito n'umwanya muto kugira ngo yongere asusuruke. Ibi nibyo byishimo bya mbere n'ibya nyuma Mutesi yabonye akiri kuri iyi si. Hirya y'ibi nta bindi. Mujye mwihangana, ndabizi barantuka, ariko umwuga umuntu akora agomba kuwuzira. Iryo ni ihame, kandi ubwo ndahanuye. Hanyuma y'ibi ngibi muraza gutungurwa no kubona uyu mugabo wakinaga ibintu by'amafilime by'abapasiteri ninde bari kuvuga ko yafunzwe, Gafaranga. Ntimuze gutungurwa no kubona yasubiranye n'umugore we wa kabiri, wa mbere. Ntibibatungure, ntibize kubatungura. Haleluya. Ntimuze gutungurwa. Juste Imana iragukijije. Pela cosine de las enevre blessima enoto predefinibo. Kandi Imana igukuye hano. Amen. Imana igukuye hano ko mundeba nabi. Imana igukuye muri iki cyerekezo. Haguru umupangayi, ariko Imana igukuye hano. Kandi hagukuye utagurishije. Sinyembaraga, inyembaraga. Imana igukuye hano utagurishije. Ahubwo aha hazabera ibindi. Aka gasozi uri kubona, ndeba hano, Imana ihazanye umukiriya ugiye kugura aka gasozi. Aha turi hagiye gushirwa ikigo cy'amashuri. Hano turi hagiye kujya ikigo gikomeye cy'amashuri. Hirya gato harajya ibitaro. Urankurikiye ubwo? Hirya yawe harajya ibitaro. Hanyuma amafaranga uzakura hano niyo azagusubiza i Kigali, ntabwo wowe uzagwa hano. Amen. Imana ikugarutseho bundi bushya. Ariko hirya y'ibi nudahindukira ntago nje bindeba, sinjye utanga ubugingo. Mwanyemerera niba hari icyo yatura ni mukuru, hanyuma dusenge tugende. Byaterwa n'icyo ari cyo. Hari ikintu umuntu yatura kuri kamera, niba agiye kubwira Mutesi cyangwa Jori cyangwa Marigarita, aho si mu mutima. Mu mutima nibyo mu mutima. Yewe naratuye by'ukuri, ariko nibishaka niwe muntu numvaga nakoreye ibintu. Ihumurire. Ibyo kwa Theogene byo biroroshye, iby'iwanjye byo biroroshye. Abandi nabasabye imbabazi. Okay, Imana ikubabarire kandi uhumure. Bisaba imbabazi mbere yuko nanarwara nabizi. Okay, mu bantu rero mufitanye ikibazo ntago ndimo pe. Umuntu wenda numva kandi kumusaba imbabazi kuri kamera atari byo, wenda Baraka zamunzanira cyangwa se tunahure n'ahandi. Aho mama witwa Mama Vanessa, mu bihe byashize nawe namukoze inkuru nyinshi. Akibyumva mbabarire na Garase namukinnye ku mubyimba ukuntu ngo ndi kwihimura ko atampaye ikiganiro.
ibintu byo kudatanga ibiganiro mukajya mubihora rero abantu. Garase nawe rwose ambabarire, urumva inkuru zasohotse mubaho, noneho ngiye kubona mbona yitangiye ibiganiro ahandi, yari yarabinyemereye, ndagaruka ndavuga utore n'indaya ahubwo. Waba ari umwuka w'ishyari n'inzangano. Reka twisengere twigendere, Nawe ambabarire. Imana ikubabarire. Garase ndamuzi, nta mutima mubi, wenda ikintu kigora ni ukumboka. Mbwira abantu bari badukurikiye, guhemuka biroroha, ariko kugira ngo uzahure n'uwo wahemukiye wongere mwiyunge n'urugendo rutoroshye. Reka dusabe abantu badutakarije icyizere tubabwire ngo nimuze, nimuze. Umwana akora amakosa mu rugo rwa se ariko ntacike iwabo, kandi mwandike muri comment mutugire inama. Ngiye nafashe decision yo kuvuga ngo nzajya nkora inkuru nshingiye kuri comment z'abantu bankurikiye. Ibyo gukora ibyo nishake, reka twubahe abantu badukurikiye. Nongere mbabwire ngo twubahe abantu badukurikirana. Reka rero dusenge Justin, Imana imusubize ubuzima, kandi uyu mwuka w'urupfu, umwuka w'impanuka, mu izina rya Yesu. Ari umuntu nasengeye yari ari wanjye, yahoraga akora amagisida ku kaguru kamwe, ntago ndi buvuga amazina ye. Noneho nza kumenya nyuma yagiye, akaboko namurambitseho karaye kandya ijoro ryose. Menya ko muri ka kaguru hari ibintu bari baramutongereye kuri ako kaguru. Nta kindi cyahoraga, akaguru kamwe. Niba atari ino yasitaye, niba atasitaye ni ivi, niba atari ivi yakubye akaguru, kandi akaguru kamwe. Rero turashima Imana. Imana ikomeze zigaragaze Justin, ntabwo yafata mpereye mu bukwe bwa Oya, humura. Yafata butashye, yafata tereye ku mwana wanjye, ntabwo byakunda. Reka rero twisengere, ngo mutuze dusenge. Mana yacu, mu izina rya Yesu, Alemosepi for the stance Tela dime nefo enetiki sidi Bryce, uri Imana y'imbabazi. Katika uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'imbabazi. Ibi ntibyari binkwiriye kurambika ikiganza cyanjye kuri Revera Pastori, ariko iyo twageze muri uru rwego, Mwami Imana, igi ryirukanka inyuma y'inyoni, kandi ariyo yariteye. Ndasenze ngo uru rupfu niruhagarare. Ndasenze ngo ubu burwayi nibuhagarare. Sandoze rabini foredra, mu izina rya Yesu. Ntitwitaye ku maso ari buturebe, nta nubwo twitaye ku matwi ari bwumve ibi. Icyo twitaye ni ikirere duhagazemo. Akimara guca bugufi, nirukanye impanuka ku buzima bwe, iz'iburyo, iz'ibumoso, iz'imbere n'iz'inyuma, mu izina rya Yesu. None aha ndategetse ngo uyu mwuka w'urupfu nukurekure. Elarisi sondela bone shandole ila widima eno pre de voici. Amafuti yacu ni menshi, tugotomera ibyaha nk'amazi, hariko imbabazi zawe zisuma nk'uruzi. Niyo mpamvu dusenze ngo turebane amaso y'imbabazi. Ijambo ryawe riravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Ukimara kumweza, ndashaka kumubona yahagurutse kuri iki gisasiro Mwana. Izi mpyiko nizikire, ibi bibyimba nibikire, mu izina rya Yesu. Ahaguruke hano ajye gutanga ubuhamya by'ukuri Imana idakina, by'ukuri Imana itamenyerwa. Ashaka ibitunga umuryango, kuko niwe nkingi ya mwamba y'uru rugo. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu, amen. Ntago ari ngombwa ko abyivugira. Justin, inshinge ari guterwa rumwe ni 45, rushinge rumwe. Hanyuma muganga yamwandikiye inshinge 6. Ibi byihorere, bireke, si ngombwa cyane. Buriya umuntu wumva aba yumva. Tutabishira muri kamera bakavuga ati muri abahanga mu gusaba. Umuntu wumva aba yumva, sinanabikunda. Urumva inshinge 6 ku bihumbi 45, ubwo rushinge rumwe ruri hano, ubwo arabura inshinge 5, sibyo? Barabyumvise. Justin, turaza gupininga nimero yawe ariko wanayivuga
0782 0782 0781 kabiri 2 karindwi 7 2 137 zari inshinge 6 ariko rumwe twarubonye ubwo asigaye inshinge zingahe 5 hanyuma harimo gukamura ibyibi bibyimba n'ibindi ariko twizeye ko tubwiye abantu b'umutima sibyo bara tubwiye abantu b'umutima Imana rero ibaha umugisha kutugarukira n'Imana natwe twayigarukiye kandi nukuri mujye mutugira inama dukeneye abajyanama bo muri izi YouTube channel bajya bandika comment batubwire bati aha murimo neza aha mwatambitse iki ibirenge ni mwebwe bacu Imana iduhane umugisha nanjye mushaka kunkoramo umugisha ni 087 Imana umugisha nawe nanjye mushaka kunkoramo umugisha aya wakoze cyane Imana y'amahoro bahumugisha Imana y'umugisha bakurikiye kino kiganiro Imana y'umugisha umuntu wese uraza kurambura akaboko ke akagira icyo akora ku burwayi bwagize nuko Imana y'umugisha Imana imuhumugisha ntabwo ari kuramke ararwaye ariko yabivuze nyine yavuze ngo ibyo bitiranya bitubaho ni imbuto z'ibyo twabibye ntabwo twakirenganya ariko umuntu ukurikiye ufite umutima w'imbabazi n'abandi ibyo bakoze nahumure barabikora twabwiye abantu ntabwo twabwiye ibisimba nubwo twe twabakomerekeje nubwo twebwe twabahemukiye nubwo twe twabereye imbuto mbi ariko nta bantu b'Imana birengagize amabi yose n'amafuti twakoze tuvuze umuntu w'Imana hirya n'undi muntu hirya y'uwo n'undi hirya y'undi naho ni abandi abantu basimburana iteka Imana ibahe umugisha.